Yes, ni kuri uyu wa kane Werurwe 2024 nibwo ubushinjacyaha bwahaye abacamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwa Nyanza amashusho ya Hakuzimana Rashid buhamya ko apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Hakuzimana yamenyekanye ku rubuga rwa YouTube ubwo yanyuzagaho ibyo yise ibitekerezo n'ubusesenguzi bya politiki. Icyo gihe yasobanuraga ko ari umunyapolitike wigenga. Muri aya mashusho yavugaga ku mateka yaranze u Rwanda by'umwihariko aya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Urwego rw'ubugenzacyaha rwamutumijeho muri Nzeri 2021 rumumenyesha ko ibyo yakoraga bigize icyaha. Yakomeje ibiganiro yatambutsaga ku miyoboro itandukanye y'uru rubuga nkoranyambaga akomeza umurongo yagenderagaho mbere yo kwihanangirizwa n'ubugenzacyaha. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Hakuzimana yacawe muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha rusobanura ko rumukurikiranyeho icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no gukwirakwiza ibihuha bigamije amacakubiri. Ubushinjacyaha kuri uyu wa 14 Werurwe 2024 bwagaragarije abacamanza ibimenyetso bushingiraho buhamya ko Hakuzimana yakoze ibi byaha. Ni amashusho yumvikana agaragaza ko mu Rwanda habayeho jenoside yakorewe abatutsi n'abahutu. Muri ibi bimenyetso by'amashusho byatambutse kuri urubuga nkoranyambaga, Hakuzimana yumvikana yifuza ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byavaho cyangwa se hakajya hibukwa abatutsi n'abahutu bishwe mu gihe cya jenoside. Hakuzimana yasobanuye ko atakoze ibyaha ahubwo ko ari ibitekerezo bya politike yatangaga. Yanavuze ko ari umunyamakuru utarabigize umwuga, bityo ibyo yakoze ngo byagakemuriwe mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura rwitwa RMC. Uru rubanza ruzakomeza rero ku itariki 25 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo Hakuzimana azabatanga ibimenyetso nawe bimushinjura.